ni ijambo numvisha umwuka mpaye kugira ngo mpanurire ubuzima bwawe, wowe unteze amatwi, wowe unkurikiye. Ni ijambo riri muri nje kukubwira ko Imana ije kugirana isezerano rishya nawe. Hari amasezerano y'abantu baguhaye ariko barayica, hari abo wahaye amasezerano nabo urayica, ariko ubuhanuzi buravuze mu nkwibutse ko iri sezerano rishya Imana ije kugirana nawe ritandukanye n'isezerano umugabo yaguhaye, ritandukanye n'isezerano mama yaguhaye, ritandukanye n'isezerano tante yaguhaye, ritandukanye n'isezerano umufriend wawe yaguhaye, umuhungu wakurambagizaga yaguhaye. Reka nkubwire impamvu icyubahiro cy'Imana itazagiha undi ndetse ishimwe ry'Imana itazariho ibishushanyo bibajwe, nuko ari Imana ikora ntihagire umuntu yikoma mu nkokora. Ni Imana ihagurukira gukora ntihagire umuntu yicaza. Nje kukwibutsa ko Imana iri uko yahoze, ku bibazo umazemo iminsi Imana iri uko yahoze, ku byo wahuye nabyo Imana iri uko yahoze. Nabwo Imana ihinduka ngo uhindurwe n'ibihe cyangwa n'abantu. Imana ntihindurwa n'ibyo ucamo. Imana ni Imana ku buzima bwawe, kandi ubugingo bwawe ni ikinege ku Mana. Igihagurukije Imana mu birindiro byayo, igihagurukije Imana ku buzima bwawe ni ukugira ngo ikubake. Numara kubakwa turabasuje mu izina rya Yesu. Ikaze mwese aho muherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi. Tubashuhuje mu izina ry'Umwami Yesu wabambwe tukabamburwa. Tubahaye ikaze. Ngewe nifuje guha ikaze ababyeyi munkurikiye, abapapa munkurikiye, abasore munkurikiye, abakobwa munkurikiye. Ndabizi ko murahari muri benshi. Mbahaye ikaze muri 2023. Ikaze kuko duherukana 2022 kandi urugendo rwari rurerure, rwari runini cyane. Ndumva buri muntu wese unkurikiye unteze amatwi 2022 yagize urugendo rurerure, ariko dushimye Imana yongeye kutubonanisha tutishwe n'ibyaha. Dushimye Imana yongeye kuduhuza turi bazima. Muririmbyi wa 16 aravuze ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro rikabatinyura. Ndagira ngo izina rya Yesu uryishimire 2023, kandi numara kuryishimira rikumara umubabaro rinagutinyura. Hanyuma yavuze ngo umutima ukomeretse niryo riwukiza, n'ushonje rirahwaza. Ndagira ngo 2023 izina rya Yesu rikumara umubabaro kandi uryiringire, niba ushonje rizaguhaza. Umwanditsi w'ijambo Salomo yaranditse mu migani aravuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara muremure umukiranutsi yihishamo agakomera. Ndumva nshaka kubaha ikaze rero mwebwe mudukurikirana kuri chaîne yacu yitwa Gushima TV. Abakunzi ba chaîne ya Gushima TV mbahaye ikaze kandi ndabashimiye. Hari abantu bajya bakurikirana ibyigisho byagiye bica kuri chaîne ya Gushima TV, ugasanga umuntu yabisubiyemo inshuro zirenze imwe, ebyiri, eshatu. Vraiment Imana iba umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibarebe neza. Muri amaboko akomeye, muri abaterankunga bakomeye, muri abantu b'umumaro ku buzima bwacu, ku buzima bwanjye. Imana ibaha umugisha. Ni Kirezi Esther mbahaye ikaze. Ndagira ngo dutangire dusenga twishinganisha muri 2023. Ubundi njya nkunda kubwira abantu ukwezi kwa 12 buriya ni ukwezi kw'ibitambo bisoza umwaka, ariko ukwezi kwa mbere ni ukwezi kw'ibitambo bitangira umwaka. Nubona ugeze mu kwa 12 ushima Imana, wibwire ngo warakoze kundwanirira, warakoze kubana nanjye, warakoze ko twagendanye, warakoze ko wandinze accident. Usenga isengesho ryo gushima. Numara gusenga isengesho ryo gushima rero, hanyuma unayibwira uti hari ibyo nahuye nabyo byankomerekeje umutima, ariko wabaye mu ruhande rwanjye. Uvuga ibintu mu mazina yabyo, uyishime, wibwire uti warakoze, wagize gutya, wagize gutya. Ushima Imana. Numara kuyishima, hanyuma ugeze mu mwaka mushya mu kwezi kwa mbere, uyibwire uti noneho rero ngeze mu mwaka mushya mu kwezi kwa mbere, ngwino ubane nanjye, ngwino ndwanirire, ngwino mbambira amahema, ngwino umbere ibyiringiro, ngwino umbere igihome cy'inkingira. Hanyuma uyereke imigabo n'imigambi yawe, uyereke ibyo wifuza. Ufate ikayi n'ikaramu wandike, uyibwire uti rero uyu mwaka uratangiye, ndumva nshaka kuzandwanirira mu ntambara zose nzacamo, kuko intambara ntizabura ku mukristo. Ndumva nshaka kuzabana nanjye ukanyegera kuruta uko imyambaro nambaye inyegereye. Ndumva nshaka kuzanteza intambwe muri ubu buryo. Ndumva nshaka
ndashaka kuzatsinda abanzi banjye, ukayibwira warangiza ukandika hepfo ukavuga ngo mu gihe ngitegereje igisubizo cyawe cyiza. Hanyuma rero niba utarabikoze ndagira ngo nkwibutse ubikore, uyibwire uti ndi mu kwezi kwa mbere, kandi mu kwezi kwa mbere ntabwo abantu bose batangiye umwaka ariko bawurangiza. Kurangiza umwaka ni ishimwe, ndagira ngo ngure ko gusoza umwaka ari ishimwe. Reka dutangire rero dusenga, dushima Imana, dusengane nawe unteze amatwi, wowe unkurikiye, wowe uri kumwe nanjye. Imana iguha umugisha wo utangiye ikiganiro, Imana iguha umugisha. Uri biganza bigaba amahoro abantu batugabyeho intambara, uri biganza bigaba ituza abantu batugabyeho impagarara, uri biganza bigaba ibyishimo abantu baduteje umubabaro, uri biganza bigaba ubwugamo twugamamo mu minsi mibi, uri biganza biduhira uko bwije n'uko bukeye. Uri izina rikomeye, umukiranutsi yakwihishemo arakomera, uri ubwugamo bw'abera, uri Imana yacu, uri ibyiringiro bizima, uri ibendera ryacu rizima. Ndagushimiye. Nasomye Bible nsanga uko ari uri kera na n'uyu munsi ni kuri. Ntabwo ujya uhinduka, ntabwo ujya wumva amabwire, ntabwo ujya ubura uko ugenza. Abantu bajya baharara bagahararukwa, ariko uri Imana idaharara ngo ihararukwe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishirwe hejuru. Muririmbyi wa 35 yaririmbye aravuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Aravuga ngo Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo kandi yarambabariye ngira imbohori. Aravuga ngo yamviriye amaraso yo mu mutima we. Aravuga ngo ndanezerewe cyane kuko yanshunguye. Imana ishimwe. Yaravuze ngo ibyiza yakoze mbifitemo umufasha. Aravuga ngo ni umfasha mu bintu byose bikomeye. Sengeye umuntu neza amatwi ngo umufashe mu bintu byose bikomeye. Amen. Uwa 28 yaravuze ngo turi abasirikare benshi kandi twogejwe mu maraso. Aravuga ngo umwami wacu Yesu niwe muyobozi. Yaravuze ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeza dushyira imbere dushimire ihoraho. Umuririmbyi wa 4 yaravuze ngo ndi imbere yawe ndi umwana muto. Aravuga ngo icyo nkwiye ni ugufashwa rwose mu bintu byose mu gihe ngeragezwa. Aravuga ngo nkomeza mwami, singende ngenyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Sengeye umuntu wese unteze amatwi ngo umukomeze. Ari mu bukode ni umukomeze, ari mu burwayi ni umukomeze, ari mu ntambara z'imiryango ni umukomeze, ari mu ntambara z'ubushomeri ni umukomeze, ari mu ntambara z'amadeni ni umukomeze, ari mu ntambara z'urushako ni umukomeze. Ni umukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Ni umukomeze, umukomereze amaboko yawe amusegura, imbaraga zawe zimutwikire mu izina rya Yesu Kristo. Dawidi yavuze muri Zaburi ya 37 aravuga ngo twikoreze Uwiteka urugendo rwacu, ngo hanyuma ngo tumubwire iby'imitima yacu yose ikeneye. 2023 tuyikoresha Uwiteka, ababyeyi bayikoreje Uwiteka, abasore bayikoreje Uwiteka, abana twabyaye turabakuzaniye 2023, tukuzaniye itorero 2023, tukuzaniye abacu bagwe 2023, tukuzaniye amadeni n'ubukene 2023, tukuzaniye ubushomeri ngo ubuhindure mu izina rya Yesu, kandi urema ishimwe. Zaburi n'ibimbano by'umwuka ubyuzuza akanwa kacu. Muririmbyi w'120 yavuze ngo mwijira imbere y'Imana dufite umuntu utuvuganira. Aravuga ngo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Yavuze ngo ahamya neza yuko izina rye riri ku mutima we. Aravuga ngo ubwo tuvuganira nta mwanzi wakutwirukanaho. Haleluya. Turagushimiye kuri umunyembaraga kandi utwara abatware. Umuririmbyi wa 386 yavuze ngo murinzi we menyesha igihe. Aravuga ngo mbese wacu ni muhe rusenge y'umuntu nteze amatwi ngo umumenyeshe igihe. Ari mu mubabaro mumenyesha igihe cyo kwishima ko cyegereje. Ari mu madeni mumenyesha igihe cyo kwishyurirwa amadeni ko cyegereje. Amaze igihe mu burwayi mumenyeshe ko igihe cyo gukira uburwayi cyegereje. Ari mu bibazo by'uburyo butari bumwe mumenyesha igihe cyo kumutabarira ko cyegereje. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubutware, mu izina rifite ubushobozi, tumenyesha igihe kandi utumenyesha igihe. Urakoze rero. Ngaho bamba amahema kuri buri muntu wese unteze amatwi, mukomereza amaboko. Yaracitse intege mukomereza amaboko. Yaraguye ava mu byizerwa, muhembura umubyutse, umuhe agakiza gafatika, umuhe imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu. Abantu n'abadayimoni bamwambitse ubushwambagara n'ubumwambure, umwambika iby'icyubahiro, umuhire, umumara umwuma, umumara inyota, umumara inzara, umushyigikire kuko uri rurangiza rwa burundu. Ndagushimiye kuri Imana y'amahoro. Muriro w'Imana utwike, muriro w'Imana ukongore, imbaraga z'Imana ziseruke ku buzima
buzima bwa buri muntu wese unteze amatwi. Ndagushimiye kuri Imana y'amahoro, ngushimiye kuri Imana yumva gusenga, Imana irema ibitariho bikabaho, Imana ikingura ntihagire ukinga, Imana uhereye kera ukageza uyu munsi itavuga amasigara byicaro. Ngaho bana natwe kandi Mwuka Wera tugote, kandi ibiganza byawe bigabire buri wese wifuza uko umugabira. Mwami, kwa kwifuza bari kumugenzereza, bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri muri Yeremiya ibice byaho 31. Ni ijambo numvisha Umwuka mpaye kugira ngo mpanurire ubuzima bwawe wowe unteze amatwi, wowe unkurikiye. Ni ijambo riri muri Yeremiya ibice 31. Rava ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Hanyuma tugiye kuganira kuri iri jambo ibice 31:4. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Wa mwari wa Isiraheli we, uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohoka mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera inzabibu ku misozi y'i Samariya. Imana iduhane umugisha. Iri ni ijambo titiri ravuze ngo Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Nje kukubwira ko Imana ije kugirana isezerano rishya nawe. Hari amasezerano y'abantu baguhaye ariko barayica, hari abo wahaye amasezerano nabo urayica. Ariko ubuhanuzi buravuze mu gitabo cya Yeremiya, buravuze ngo Imana ije kugirana isezerano rishya nawe. Imana ishimwe, Imana ije kugirana isezerano rishya nawe. Reka mvuge kuri iri sezerano rishya Imana ije kugirana nawe. Nkwibutse ko iri sezerano rishya Imana ije kugirana nawe ritandukanye n'isezerano umugabo yaguhaye, ritandukanye n'isezerano mama yaguhaye, ritandukanye n'isezerano tante yaguhaye, ritandukanye n'isezerano umufrendi wawe yaguhaye, umuhungu wakurambagizaga yaguhaye. Iri sezerano Imana ije kugirana nawe ritandukanye na rya rindi wagiranye na boss wawe waguhaga akazi na kampani runaka n'ikigo runaka. Iri sezerano Imana ije kugirana nawe ni isezerano rije kuvuguruza andi masezerano abantu baguhaye bakayica. Imana ishimwe. Abantu benshi bafite ibikomere mu mitima by'amasezerano abantu babahaye ariko barayica. Hari umuntu waguhaye isezerano arakubwira ngo ntuzabura amata nyifite akazi. Uyakeneye uramubwira ngo ndashaka kunywa amata ariko ntiyayakugurira nyamara adafite ubushobozi. Ni umuntu ndagira ngo mubabarire umukureho urubanza, kuko Yesaya yaravuze ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Hanyuma hari umugabo waguhaye isezerano arakubwira ngo azagukunda mu byiza no mu bibi, ariko igihe kigeze araguhinduka. Ndagira ngo ukure amaso kuri uwo muntu yahange kuri Kristo, kuko niwe wenyine usezeranye agasohoza. Hari umuvandimwe waguhaye isezerano arakubwira ngo azagufasha, ariko igihe kigeze wenda arananirwa. Eske ntiyananiwe? Hari uwaguteranije nawe bituma isezerano yagusezeranije yibagirwa uburemere ryari rifite ari gusezeranya. Ndagira ngo uyu mwanya ukurura abantu baguhaye amasezerano ntibayasohoze, ubakureho urubanza, kuko ni abantu buntu. Yesaya aherutse guhanura aravuga ngo icyubahiro cy'Imana ntizagihundi. Reka nkubwire impamvu icyubahiro cy'Imana itazagihundi ndetse ishimwe ry'Imana itazariho ibishushanyo bibajwe, nuko ari Imana ikora ntihagire umuntu uyikoma mu nkokora. Ni Imana ihagurukira gukora ntihagire umuntu yicaza. Ni Imana irambura amaboko ntihagire umuntu yahina. Ni Imana ivuga ntihagire umuntu yivuguruza. Ni Imana yo kwizerwa. Reka nkubwire ngo niyo ishobora kubara intambwe zawe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Rero abantu baguhaye amasezerano barahari batigeze bayasohoza. Ese bageze mu nzira bacika intege, bahura n'imbogamizi runaka z'ubuzima buri hanze aha, ariko ndagira ngo nkubwire ngo bakureho amaso uyahange kuri Kristo, ubababarire. Yesu
hari ibintu bitatu Yesu yakoze amaze gupfa. Hari ibintu bitatu yakoze ikuzimu. Hari intambara eshatu yarwanye, nzazigarukaho. Zino ntambara eshatu yazirwaniye ikuzimu. Ni intambara izi ntambara yewe iyo nzitekereje mbona zikwiye kubera umukristo icyitegererezo kimuha ibyiringiro. Kristo akwiye kumubera icyitegererezo mu byo kwizerwa. Nta wundi muntu ukwiye kukubera icyitegererezo mu byo kwizerwa utari Kristo, kuko niwe wenyine wabashije kurwanira intambara ikuzimu. Nta mujenerali mu isi, nta muofisiye, na mukapiteni urarwanira ikuzimu mu isi, ariko Kristo yabashije kurwanira ikuzimu. Nta mwami kazi urarwanira ikuzimu, ariko Kristo ni umwami w'abami. Mu bami ni umwami w'abami, niwe wabashije kurwanira ikuzimu. Intambara yarwanyije Satani, amwambura imfunguzo. Aha kumwambura imfunguzo byari bivuze ngo amwambuye ubutware bwose n'ubushobozi byose, arabyiyeguriye nk'umwami w'abami. Kabiri, yakinguye ibituro by'abera. Byari bivuze ngo gupfa birahari, tuzapfa, ariko hari ibyiringiro byo kuzuka. Gatatu nuko yambuye ubushobozi urupfu. Yarwambuye ubushobozi kuko nyuma yo gukingura ibituro by'abera, imfura z'abera zarazutse, azukana nazo, yitwa imfura mu bapfuye, yitwa imfura yo kuzuka. Izi ntambara eshatu rero Yesu yarwanye zikwiye kuguha ibyiringiro wowe unteze amatwi, zikagukomeza mu ntambara ucamo, mu bagusezeranije batigeze bagusohoreza ko ari umwami w'abami. Ni umwami wo kwizerwa, niwe ubasha gusezeranya agasohoza, niwe ubasha kurwana intambara zahihereye n'izo ku karubanda, niwe ubasha gusohoza isezerano mama wawe atasohoza, niwe ubasha gusohoza isezerano umugabo wawe cyangwa umugore cyangwa umuvandimwe wawe atasohoza. N'uwo kwizerwa, ntabwo atenguha, ntabwo ari interenganya, nta buryarya agira. Dawidi yigeze amuvuga neza muri Zaburi 105:8, aravuga ngo yibuka ijambo ry'iminsi yose, kandi ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi kugira ngo arisohoze. Nje kukubwira ngo Imana ije gukomeza isezerano yagiranye nawe. Yagiranye nawe isezerano ryo kukurinda, Imana ije kurikomeza. Yagiranye isezerano nawe ryo kuguhaza uburame, Imana ije kurikomeza. Ije kurikomeza ititaye ku ngano y'abarozi bakuroga. Imana ije gukomeza isezerano yagiranye nawe ry'uko izagukura mu bukode ikaguha inzu, ititaye ku myaka umaze mu bukode. Imana ije gukomeza isezerano yagiranye nawe ititaye ku magambo abantu bavuze, ititaye ku ngoni abantu bagucuriye. Imana ishimwe. Yeremiya rero ni umuntu waciye mu bintu bikomeye, agahanura, agakubitwa, agafungwa, agakorerwa ibibi byinshi cyane. Yigeze akingiranwa mu gikari cy'inzu y'imbohe. Yeremiya ageze mu gikari cy'inzu y'imbohe, hanyuma arigunga, ariheba, yuzura umubabaro nk'uwo ufite wowe unkurikiye uno munsi. Hanyuma ngo amaze kuwuzura, ijwi ry'Imana rimusanga muri icyo gikari cy'inzu y'imbohe, riramubwira ngo Yeremiya, ntabaza ndagutabara, nkwereke ibintu bikomeye biruhije utamenya. Hanyuma riramubwira ngo ni jyewe ugira icyo ndema, namara kukirema nkagikora, namara kugikora nkagisohoza. Narinje kukubwira ngo Imana niyo igira ikirema ku buzima bwawe, yamara kukirema ikagikora, yamara kugikora ikagikomeza. Imana iguha umugisha. Imana yigeze ibwira Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye kera, nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko, nakwejeje ntarakurema, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Byari bibwiye Yeremiya ko Imana yamushyiriyeho kuba uw'umumaro, kwibera uw'umumaro, kubera umumaro abandi, kubera umumaro igihugu, kubera umumaro itorero. Yari ishatse kumwereka ko agaciro ka Yeremiya Imana yakamuhaye itaramurema. Ndashaka kukubwira ko agaciro ufite, ak'abantu bakwambuye, ak'abantu bagutesheje, Imana yakaguhaye itarakurema, irakweza igushyiraho n'ikimenyimenyi. Hari abantu mwitiranwa bapfuye, hari abo mwiganaga bapfuye, hari abo mwakoranaga ku kazi bapfuye, hari abo mwajyanye muri mission bagwayo, hari abo mwatangiranye urugendo rw'agakiza batakiriho, hari abo wasanzemo batakiriho. Igitumye izana ubuhanuzi bukubwira ngo izongera kukubaka rero
nuko hari ibintu byagusenye, hari ibintu byagusenye, ibintu byagusenye rero Imana izi ingano yabyo. Hari umuntu wamvugishije arambwira ngo mbese umuntu abasha gukira ibikomere, ese umuntu yabasha kuva mu bikomere, ese umuntu yabasha kubana n'ibikomere, ese birashoboka ko ibikomere wabyibagirwa? Reka mbabwire impamvu bavuga ngo Paris harubakitse nuko habanje kubakwa. Impamvu bavuga ngo i New York harubakitse, New York harubakitse nuko babanje kuyubaka. Impamvu bavuga ngo Brussels irubakitse nuko babanje kuyubaka. Hanyuma Imana irabanza ikakubaka, yamara kukubaka hanyuma ukubakika. Iyo rero Imana iri kukubaka, ni cya gihe uba ufite ibikomere bijojoba, ni cya gihe uba ufite amasezerano abantu baguhaye ntibayasohoza, ndi barayica, abandi barisubira. Iyo Imana ije kukubaka rero irakubaka, yamara kukubaka ukubakika. Iyo umaze kubakika rero ni hahandi Dawidi yavuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaho Imana irahagurutse ije gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Kandi ni ukuri nje kukubwira ko Imana ije kugushyira mu mahoro wowe bacuriye ingoni. Imana iguha umugisha cyane. Umuririmbyi w'169 yararirimbye aravuga ngo imisozi itari yaremwa n'isi itarabumbwa, aravuga ngo uhereye kera Imana iri uko yahoze. Nje kukwibutsa ko Imana iri uko yahoze, ku bibazo umazemo iminsi Imana iri uko yahoze, ku byo wahuye nabyo Imana iri uko yahoze. Nabwo Imana ihinduka ngo uhindurwe n'ibihe cyangwa n'abantu. Imana ntihindurwa n'ibyo ucamo. Imana ni Imana ku buzima bwawe, kandi ubugingo bwawe ni ikinege ku Mana. Igihagurukije Imana mu birindiro byayo, igihagurukije Imana ku buzima bwawe ni ukugira ngo ikubake. Numara kubakwa, nimara kukubaka hanyuma wubakike, numara kubakika ugenda ukomeza abandi. Dawidi yigeze yubakwa n'Imana ari mu ishyamba, aravuga ngo kurira ngo gushobora kurarira umuntu nijoro ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Narinje kukubwira ngo ushobora kurarira ariko bwacya mu gitondo ugaseka. Hari indirimbo imaze iminsi ifasha ya korali imwe iravuga ngo hari amakuru namenye kandi y'ukuri, burya ikintu cyose kigira igihe cyacyo, uzitegereza imvura isimburanwa n'izuba, byose byerekana ububasha bw'Imana. Iyi Mana dukorera ibasha kunyuranya ibihe, ntawayibaza ngo ibyo ukora ni ibiki. Ushobora kurarurira mu gitondo ugaseka, gusa muri byose duhore dushima. Narinje kubwira ngo ushobora kurarurira mu gitondo ugaseka. Iyi Mana dukorera ibasha kunyuranya ibihe, nta wayibaza ngo ibyo ukora ni ibiki. Ushobora kurarurira mu gitondo ugaseka, gusa muri byose duhore dushima. Pawulo yandikiye Abaroma arababaza ngo tuvuge iki? Ese ko Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Aravuga ngo ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege, mbese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ndagira ngo wowe unteze amatwi ukomere. Yobu yavuze ngo rega haracyariho ibyiringiro, ngo yuko igiti gitemwe. Urumva cyatemwe, uri kubona cyatemwe, urakubona nta bwishyu bw'amadeni, uri kubona utakibyaye, urimo urabona kubona diplome yawe bitagishobotse, uri kubona kwiga bitazakunda, uri kubona ubuzima burimo kwanga, uri kubona business ziri guhomba, urimo urareba ibyo ugerageje gukora byose biguca mu myanya y'intoki, ariko haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka, kikagira ibibabi by'ibitontoma, kikagira imbuto nk'iza mbere. Haracyariho ibyiringiro. Nasomye ijambo riri mu Migani ryambwiye Salomo yavuze ngo iyi migenzereze y'umuntu itunganiye Uwiteka ngo bituma abanzi be buzura nawe. Imana ishimwe. Reka dusome irindi jambo riri mu Migani ibice 20, twumve ukuntu havuze, twumve ukuntu havuze. Ahari urimo urareba ugasanga
mbese ibyo uhura nabyo ni ibyo kugusenya gusa. Amateka yaragusenye, ibyo waciyemo byose biragusenya. Nta kintu na kimwe kirimo kukubaka, nta kintu na kimwe kiri kugusubizamo imbaraga. Ariko nje kukubwira ko hari ibyiringiro by'uko Imana yo mu ijuru, Imana yaguhamagaye, Imana mwamenyanye kera, hari ibyiringiro by'uko hari ibindi bintu bishya bwawe. Haravuze rero mu Migani, havuze ijambo rikomeye mu gice cya 20 cy'Imigani. Haravuze ngo haravuga ngo umuntu ashimirwa kwirinda impaka, ariko umupfapfa wese akunda intonganya. Ntabwo ufite umwanya wowe, ntabwo ufite umwanya wo kujya guharira n'abantu baguhaye amasezerano bakaba batarayashohoje. Nta nubwo wowe ufite umwanya wo kujya guharira n'abantu wahaye amasezerano ukaba utarayashohoje. Oya. Hanyuma mu Migani 21:30 haravuze ngo kandi nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Haravuze ngo ifarashi irindiriye umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire ko ifarashi irindiriye umunsi w'urugamba kandi kunesha guturuka ku Uwiteka. Hanyuma rero ndagira ngo dusoze dusenga, tubwire biganza bigaba amahoro, biganza bigabira abantu amata makuzura, biganza bigabira abantu ituza, abantu bagabye amahane, biganza bigabira abantu ihumura, abantu baduteje impagarara. Akugabira icyo ukeneye 2023, akugabira icyo wifuza, akugabira icyo waburanye nacyo, akuvuganira aho utakwivuganira, aguha ubutabazi, agutabara azindutse kuko ntibyakugwa nabi, akurengere mu ruseso, akurengere mu museso, akurengere kuko Luka yanditse mu gice cya 1 umurongo wa 78 yavuze ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu ngo nicyo kizatuma umuseke udutambikira, ngo nicyo kizatuma umurikira abantu bicaye mu mwijima ukabayobora inzira y'amahoro. Ndagira ngo ugubwe neza wowe wahuru, usubizwemo intege, umenye ngo hari Imana ije gukomeza isezerano ryawe, nayo izakubaka, kandi nimara kukubaka abantu bazamenya yuko wubakitse. Shimwa Yesu Umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imirimo yawe, turavuga imbaraga zawe, turavuga ibyo wakoze. Izina ryawe nirishimwe. Hari umuntu wari ucumujwe n'amasezerano, yabona gutinze kuza, yabona gutinze kuyasohoza, yabonaga mbese acumuye, ariko narinje kumubwira, narinje kumwibutsa yuko uri Imana itarya ruswa. Umusezeranya, wamusezeranije nta ruswa yaguhaye, wamusezeranije nta kintu warebyeho. Icyatumye bivuga nuko uri Imana isohoza amasezerano. Rero hari n'abantu baduhaye amasezerano ariko buceye barisubira, biceye baraduhinduka. Nsengeye umuntu neza amatwi ngo umuhe kubakuraho amaso yaguhangeho, kuko uwiringiye umwana w'umuntu ngo avumwe, niko Yesaya yavuze. Kandi yavuze ngo icyubahiro cyawe ntabwo wagihundi, n'ishimwe ryawe ntiwariha ibishushanyo. Niwakunda ko abantu bazirata imirimo bakivuga ibigwi by'ibyo badukoreye. Oya, ahubwo wakunda ko tukuvuga ibigwi, tukavuga ngo nubwo waciye mu bantu ariko watugiriye neza, nubwo waciye mu bantu ni wowe wakoze. Hanyuma abantu bagahabwa ishimwe nawe ariko atari baduhaye ibigwi. Ndagira ngo icyubahiro n'amashimwe bibi byawe, uvuga ibigwi, wamamare, kuko ni wowe ukwiriye. Urakoze, ndagushimiye. Umugisha buri wese kandi ubane nawe, umwagurira imbago. Uwatangiye iki kiganiro akaba nagishoje abona umugisha, usubize ibyifuzo bye, umuvuganire, umurengere, umwiteho, umwambike imbaraga, umukomereza amaboko, kandi umuhe kunesha nk'uko wanesheje. Dusenze twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane. Hari umuntu wari ugeze kuri chaîne yacu ari ubwa mbere, yitwa Gushima TV. Hanyuma telefone wifuza kutuvugisha, wifuza kunganira channel yacu ya Gushima TV ni 0788 ndasubiramo 0788 hanyuma nkubwira ngo nitutagwa isari tuzasarura, kandi ababikora babikunze bazabihemberwa. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Bye.